Icyogajuru ngo giherutse kwerekana amafoto yuko irimbi rya gisirikare ry'Ikanombe rigiye kuzura. Reka mbibutse ibi bintu. Iyi si tubona iyobowe n'agatsiko kagizwe na 1% by'abatuye iyi si. 90% barasinziriye ntago bazi ibijya mbere. Noneho 5% nibo bonyine bazi ukuri kw'ikinyoma kiri kuyobora iyi si ya none. Noneho 4% ni banyamugiyo bijya bo icyo bakora bifatanya na 1% itabibasabye itanabazirikana ya 1% iyoboye isi mu kinyoma bakayifasha kugira ngo 5% itavuga ukuri igakangura 90% basinziriye. Icyamukanyuma Gorora byose vuba. Ndahamya nemeranya n'Imana yuko n'umutima nama wanjye yuko wowe uri kunyumva hatabayeho kwijijisha nta kintu na kimwe kiri kubaho kigutunguye, ahubwo ikibazo ni ukubera icyo uri gutungurwa. Iyo urebye neza abanyapolitike dufite abenshi muri bo baracyitwara nk'uko bitwaraga, aho guhindurwa n'ibihe bararushaho gushwana bapfa ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe Imana yo ihora itoba kondo ngo iduhumure tubone ko u Rwanda rufite intara enye n'umujyi wa Kigali, atariyo gakondo yacu. Gakondo yacu ni igihugu gifite perefegitura, ni igihugu gifite komine, ni igihugu gifite segiteri na serire. Gakondo yacu ni igihugu tutazi uko cyahinduwe u Rwanda rwa Gasabo. Allahu Akbar. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba. Amahoro shiti bakunzi ba Gorora byose vuba. Gahunda ni Gorora byose vuba, ikiganiro ni Gorora byose vuba kuri channel yanyu ya Gorora byose vuba. Umunsi wa none tuje kuganira ikiganiro kivuga ngo Imana yatanze igihugu ariko habuze bene cyo. Muri ibi bihe isi ya none yugarijwe n'ibihe bikomeye, ahari hirya no hino hari kugaragara umwuka w'impinduka n'impinduramatwara. Nkuko twabibabwiye ko mu kintu cyaduhagurukije, Imana yaduhagurukije kugira ngo tubakangurire umugambi w'ububyutse, umugambi w'impinduramatwara nyobokamana Imana igiye kwimika, cyangwa se umuyaga ugiye guhuha muri aka karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo nk'uko twabaye akabarore tukatukisha izina ry'Imana, ari nako kandi izina ry'Imana ryongera kubahwa kubera twebwe. Uyu munsi wa none biragoye ko wumva iyi message, cyane cyane bitewe n'ingaruka z'ibibazo urimo, zaba izishingiye ku buzima urimo ushaririye, ahanini uterwa n'amateka mabi y'igihugu cyawe, waba umukongomani, waba umurundi, waba umugande, waba umutanzania, umunyakenya, umunyasudani, cyangwa se umunyarwanda wo mu gihugu cyitwa u Rwanda, mu gihugu cyiswe u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto. Ushobora no kwibaza uti se kuki avuze yuko Imana yatanze igihugu mu gihe ntugarijwe n'ibibazo, mu gihe gusenyerwa abantu bari gusenyerwa, mu gihe ubuhunzi burimbanyije, mu gihe akarengane turi kukabona, mu gihe intambara muri Noru Kivu zirimbanyije. Ibi byose bituma hari n'abava mu byizerwa bitewe nuko batangira kwibeshya ko Imana ibeshya, ariko siko kuri. Iby'Imana yavuze no kubikora izabikora, kandi izabisohoza nta n'ikintu na kimwe kivuyeho. Ikizabaho nuko twebwe nitutagendana nayo neza, ahubwo ari twe tuzibeshya tugashidikanya ku byo yavuze, kubera yuko igihe izabisohoreza ntago ari cyo gihe cy'umwana w'umuntu. Nayo mpamvu uyu munsi hari ibiri gusohora abantu barabibwiwe, ariko ntago bari kumenya yuko ibyo Imana yababwiye, kubera ko batakinabyibuka. Ntago bari kumenya ko ibyo Imana yavuze biriho. Nyamara siko biri, ahubwo kuko ahanini umwana w'umuntu kubera irari rya kamere n'umubiri
rituma tudasobanukirwa neza ibyo Roho Mutagatifu ashaka ko tumenya. Urugero, hari abantu tutari bake twabwiwe ko umunsi u Rwanda rwongeye gutera Kongo igihuru kizabyara gihunyira, ko ingabo zarwo zizagera igisangane, ibyo mu byibuke n'ibindi n'ibindi. Wowe se n'ubwa mbere ubyumvishe? None se ukibyumva wakoze iki? Ushobora kwibaza uti se ko ntarabona biba, niba utareba ukabakabe. None se ko byasohoye ubu bwo uri gukora iki? Ntacyo wakoze ukibyumva, noneho nibiri gusohora ntacyo uri gukora. None se uzarenganya Imana? Ndabizi benshi muri mwe muzemera mubonye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko byose bishobokera abayizera. Iyo utizera ndetse ugashidikanya ko ariyo yavuze, umusaruro uvamo nuko ibyo yavuze bigusohoreraho ntubimenye. Kandi impamvu Imana iduteguza ni ukugira ngo tutazitwara nk'abatagira ubwenge, bwa bwenge Yobu yavuze mu gice cya 28 umurongo wa 28, bwa bwenge yatubwiye yuko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, kandi ko kuva mu byaha ariko kujijuka. Ubwo bwenge mvuga si ubw'amashuri. Amashuri ni meza, ubumenyi ni bwiza kubugira, ariko kandi ubwenge Imana yishimira ni ubwenge bwo kuva mu byaha, ni ubwenge bwo kumvira Uwiteka. Ntabwo rero ushobora kuba wibwira ko ufite ubwenge utavugana n'Uwiteka ngo mwumvire. Ab'Imana yavuganye nabo mbere y'ibi byose muri hehe? Ndakwingiza wowe uri kumva iki kiganiro, gerageza kukigeza ku muntu uzi cyangwa ukeka ko yaba yarigize ikintu avugana n'Imana. Kubera yuko ibihe nk'ibi ni ibihe bikomeye, ni ibihe bisaba abanyabwenge atari abanyabumenyi. Ba bantu Imana yishimira nibo bashobora kubafasha, nibo bashobora kudufasha kugira ngo tubashe guhumuka tumenye aho ibihe bigeze. Ese muragira ngo inabategurira uko muzitwara? Ndavuga Imana. Imana itubwira ko nitubura ubwenge izatureka. Ibi byose biri kuba nta kintu na kimwe itaduteguje, nta kintu itavuze. Hashize imyaka irenga 100 ikoresheje abapfumu, ikoresheje abantu bayo, yakoresheje abamagayane, ikoresha ba nyirabiyoro, kugira ngo ibihe nk'ibi nibigera abantu b'Imana bazamenye uko babyitwaramo. Yarongeye ikoresha n'abahanuzi bayo, ziraduteguza, iratubwira. Ndahamya nemeranya n'Imana yuko n'umutima nama wanjye yuko wowe uri kunyumva hatabayeho kwijijisha, nta kintu na kimwe kiri kubaho kigutunguye, ahubwo ikibazo ni ukubera icyo uri gutungurwa. Iyo urebye neza abanyapolitike dufite, abenshi muri bo baracyitwara nk'uko bitwaraga. Aho guhindurwa n'ibihe, bararushaho gushwana bapfa ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe Imana yo ihora itoba Gakondo ngo iduhumure tubone ko u Rwanda rufite intara enye n'umujyi wa Kigali, atari yo Gakondo yacu. Gakondo yacu ni igihugu gifite perefegitura, ni igihugu gifite komine, ni igihugu gifite segiteri na serire. Gakondo yacu ni igihugu tutazi uko cyahinduwe u Rwanda rwa Gasabo. Niba utanyumvishe ntutu umwanya wawe ngo bitume utumva icyo nshaka kukubwira, ahubwo mfasha twibaze ngo turiteguye kubaho tutarangwa n'umururumba mu byiza by'igihugu byaracitse muri twe. Twiteguye gute guca ironda koko, ivangura akarere, ironda amadini n'izindi ngeso mbi zatumye Imana itwambura Gakondo yacu? Ese ntabwo tukirangwa n'umwuma w'ubutegetsi? Ntabwo bwacu dushobora kugambanirana cyangwa tukicana nk'uko byaturanze kubera ubutegetsi? Wowe muri wowe waranduye inzika, inzangano n'amatiku muri wowe, ku buryo Imana ikwishimira ukaba wabasha guhindura igihugu. Amateka y'ibyo wanyuzemo yarakwigishije.
ku buryo wazaraga abagukomokaho igihugu cyiza. Ese ntabwo kirangwa n'inkuru z'incamugongo? Ntabwo tukifitemo abantu 10 bazana inkuru z'incamugongo, baza babwira abantu ko ibintu bidashoboka, baza babwira abantu ko Satani yadufatije bunyago, baza babwira abantu ko bameze nk'inzige, baza babwira abantu ko ari abajenosideri, baza babwira abantu yuko bafite icyaha cy'inkomoko. Abo bantu ntabo tukifitemo. Yosuwa na Kalebu bacu bari hehe? Ese ntabwo mukifitemo abantu bakibemeza yuko umwanzi wanyu ari we mucunguzi wanyu? Ntabwo mukifitemo abantu bakibemeza yuko muri abacika cumu kandi muri abaterwa cumu? Yosuwa na Kalebu wanyu bari hehe? Yosuwa na Kalebu wawe ari hehe? Uyu munsi mbabajwe nuko tutazi uko dukwiye kwitwara mu gihe Imana yaduteguje kuva kera cyane kugira ngo ibi bimenyetso nibibaho bizadukangure. None se mbibutse ko igihe inzara izaba imeze nabi iri kuvuza ubuhuha, abantu bicira isazi ku jisho, ibyo bizaba ari ibimenyetso by'uko Imana ibyo yavuze bigiye gusohora. Mbibutse se yuko Imana yavuze ko icyo gihe abantu bazarangwa n'agahiri n'agahinda harimo kwiyahura. Mbibutse se yuko icyo gihe akarengane kazaba kenshi, abantu benshi bakarenganywa. Mbibutse yuko icyo gihe abanyakuri bazarengana. Mbibutse se yuko icyo gihe bizaba bimeze nabi, aho umwana azaba atizerana n'uwamubyaye. None se kandi muragira ngo mbibutse yuko hazaba gusubiranamo kw'abiyicaje ku butegetsi? Ntabwo wibuka yuko icyo gihe imipaka izaba ifunze, igihugu cyuzuye abanyabinyoma b'abahanuzi? Abantu musenga Imana by'ukuri muri hehe? Muhuzwa n'iki? Umuhuza wanyu ninde? Muhurira hehe? Ese turi kubaza Imana icyo dukwiye gukora nuko dukwiye kwitwara mu bihe nk'ibi? Ko Gorora yataguye ariko mukaba mukomeje gutinya umurambo we. Abanyapolitike musome ibimenyetso by'ibihe. Ndabahamiriza ukuri ko Imana yamaze kubasinyira igihugu, ariko habuze bene cyo. Habuze uzatubanisha mu rukundo, habuze uzadufasha komorwa ibikomere twatewe na politike mbi yironda koko nironda karere. Habuze umuntu uzatubanisha hakimikwa ubutabera. Habuze umuntu utubanisha hashingiwe ku kuri kw'amateka. Habuze umuntu uhagarara mu cyuho cy'ingabo itirata ubwenge bwe, itirata ubutwari n'igihagararo cye, kugira ngo Dawidi atere ibuye mu mbaraga zishobora byose. Ko mbona Gorora yataguye, Abafilisitiya n'Abisirayeli mugasubiranamo mupfa umurambo wa Gorora. Imana niyo yimika, buri wese nagerageze kuyibaza uwo yamwimikiye ngo amuyobore. Mwishyiramo amarangamutima gusa, kuko uwo mukeka yuko ari we ntabwo ari we. Uwo mukeka yuko ari we mutegetsi wanyu, Imana yateguye umuyobozi wanyu. Uwo mukeka yuko ari we ntabwo ari we, ahubwo Imana ifite uwo yishimira. Hari abantu benshi mwabaye nka ya nkoko ibiziritswe igihe kirekire. Wayirekura igakomeza ikibwira yuko ikiziritse, ndetse niyo wayirukana ikanga kukuvira. Hari abantu benshi mwabaye nka ya ngamiya iziritse ku katsi. Iyo ngamiya ntibimenye igakomeza ikihagararira. Icyampa tukumva ndetse tukumvira Imana ikatwereka ingabo zitugose. Icyogajuru ngo giherutse kwerekana amafoto yuko irimbi rya gisirikare ry'i Kanombe rigiye kuzura. Reka mbibutse ibi bintu. Iyi si tubona iyobowe na 1% by'abayituye.
ni agatsiko gato k'abantu bake cyane bayiyoboye mu kinyoma bagizwe na 1%. Abandi 99% dusigaye 90 muri bo barasinziriye ntago bazi bijya mbere. Buri wese yibaza ahantu abarizwa. Ndavuze ngo iyi si tubona iyobowe n'agatsiko kagizwe na 1% by'abatuye iyi si. 90% barasinziriye ntago bazi ibijya mbere. Noneho 5% nibo bonyine bazi ukuri kw'ikinyoma kiri kuyobora iyi si ya none. Noneho 4% ni banyamugiyo bijya bo icyo bakora bifatanya na 1% itabibasabye itanabazirikana ya 1% iyoboye isi mu kinyoma bakayifasha kugira ngo 5% itavuga ukuri igakangura 90% basinziriye. Cyamukanyumva. Ndavuze ngo 1% by'abatuye isi nibo bayoboye isi, nibo bayitegeka nta nubwo bayiyoboye mu buryo bw'ikinyoma. Kubera yuko 90% by'abatuye isi turasinziriye kandi twasinziriye ubuticura dusinzirijwe n'ikinyoma twatewemo na 1%. 5% nibo bazi ukuri. 4% isigaye ni banyamugiyo bijya bahora bifatanya na 1% itabibasabye kugira ngo barwanye 5% idakangura 90% isi kabona amahoro. Reka dusome ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi turi busome riri mu Migani ibice 22 umurongo wa 14. Haranditse ngo akanwa k'abagore b'inzaduka ni imva ndende, uwo Uwiteka azinutswe azayigwamo. Amen. Iri jambo ndumva mpatwa kuribwira umuntu wese wasambanye n'umugore w'inzaduka witwa ndi umunyarwanda. Niba muri wowe waribagiwe yuko Imana interwa ishema ndetse igashimishwa nuko uba uwo yakuremye we, ndetse ukabiyihamiriza ugahamya Imana mu wo mudahuje ubwoko, ugahamya Imana mu wo muhuje ubwoko, kandi ugaharanira ko icyubahiro cy'Imana kiba mu bo yaremye. Ndumva mpatwa kukubwira ngo iri jambo rikugereranya nk'umuntu wumvise amagambo ava mu kanwa k'umugore w'inzaduka, kandi uwo mugore w'inzaduka ako kanwa ke kakaba ari imva ndende, ndetse nkaba nkubwira ngo nutareka kumvira amabwire y'uwo mugore w'inzaduka witwa ndi umunyarwanda, iyo mva uzayigwamo. Reka dushime Imana. Uwiteka ndagushimye nanone, habwa icyubahiro kuko wasezeranyije abakwizera yuko nta kizaba udateguje kandi utabwiye abantu bawe. Mwami Imana, isaha igeze, ntacyo wavuze utazasohoza, kandi Mwami Imana nta n'uwo wabwiye n'uwo wasezeranyije utazasohoza icyo wamusezeranyije, keretse abakwitiranya n'abumvirana igihe Umwuka Wera atayoboye. Ndakwinginze rero kugira ngo ibihe turimo Mwami Imana utoba kondo udukoze ku maso tubashe kuhumuka, tumenye ingabo utugotesheje, kandi dusobanukirwe neza n'umubare w'ingabo z'umwanzi duhanganye nawe ariwe Sekibi. Ndakwinginze kugira ngo isi ya none udukoza kondo tubashe kumenya ukuri, tubashe kumenya yuko isi iri gushaka cyangwa se iri kurwanirwa gutegekwa n'umubi mu buryo bw'ikinyoma, maze natwe twimikwe ukuri, kandi ukuri niko kuzatubohora igihe tuzaba twakumenye, kandi niko kuzatubatura. Urakoze kukugira neza. Reka Mwami Imana ukomeze kuturinda no kuturengera muri byose, kandi Umwuka Wera akomeze gutegeka no kuganza ndetse atuyobore muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gorora byose vuba.